yari imfura yaheraga iriya afite abashyitsi agahera kuri ya muhanda ubona iriya agasozereza hano atumira buri gipangu wenyine akabyuka mu gitondo kare kare akaza ariko utubwira ati mfite abashyitsi muraza saa 8 muraza saa 7 muraza saa ngapi. Tunakulia sana Bakongomani. Marta. Ngewe nahise ngwa hasi kuko nahise numva ntitiye no mu maguru. Nitwa Fura Esperance, nkaba ntuye mu mudugudu wa Kabarora, akagari ka Rugerero, umurenge wa Rugerero. Muri uyu mudugudu mwaturanye n'amade wahitamo impanuka, ese impande y'undi mwari wanyu mu mudugudu hari abakobwa batera imfura y'u Rwanda? Twabanaga mu buryo bunakomeye. Ubu ngiye nasohokaga mu muryango nsohokera ku muryango we. Yari inshuti nyanshuti y'umuryango wanjye, ndetse yari yashyize n'iminsi 2 tuvuganye ku mwana wanjye nashingiye, ariko umbwira ati tugiye muri Kenya. Tuvuganye pe ibintu byiza cyane, ariko twamubuze nyine n'umuryango we wose. Kubyakira ntago byoroshye papa. Hari abagaragaza ko yari imfura umuntu Yari imfura, ubupfura bwereka mbukubwire gutya. Yaheraga iriya afite abashyitsi agahera kuri ya muhanda ubona iriya agasozereza hano atumira buri gipangu wenyine akabyuka mu gitondo kare kare akaza ariko utubwira ati mfite abashyitsi muraza saa 8 muraza saa 7 muraza saa ngapi. Tubana pe twabanaga mu buryo bukomeye, nari maze kumufata nka musaza wanjye. Yari imfura mu bagabo baba mu Rwanda, nta nubwo nigeze mbona umugabo nkawe. abandi bati umugore ugize ibibazo ari kunda umwana urwaye niwe mwajyaga kubyutsa byose, ntacyo naguhisha. Ngiye nagize n'ubukwa ntwerera 20,000 arayatanga gutya, arambwira ati muturanyi turi kumwe n'ibindi byose bizakurikiraho. Ubwo rero ndabuze ndahebye nari maze kwibonera musaza wanjye duturanye, ariko ndahebye. abantu bakibyakirana byoroshye? Ntago byoroshye, urabona nanjye kuntu nabaye no mu maso yanjye ntago byoroshye. Oya, ni ibintu bikomeye. Ubundi ku wa gatandatu inkuru mukimenya ifashe gute nk'abantu musanzwe? Ngewe nahise ngwa hasi kuko nahise numva ntitiye no mu maguru. Nari mfite abashyitsi bari baje guhemba musaza wanjye, none ngize gutya nsohotse mberekeje abashyitsi, bamwe bari bagiye i Kigali abandi, none sanga iyo nkuru iri ku muryango. Niki cyabaye hano? Sanga ibyo bintu byabaye. Ndavuga kubyakira ntago byoroshye, nahise mfata mu mutwe ndapfukama, bantu barumirwa. Tima Sandrine yangane, komeza gahunda zari zikujyanye n'ubundi gihe kiracyahari gutyo. Ari n'abavuga ko abeza bataramba bashingiye ku bikorwa Na nubwo banarama, musanze ari ryo jambo maze kubwira aba babyeyi. Nago Marite ibikorwa yarafite, noneho n'uriya muturanyi we ibikorwa abagabo babiri bari bafite, nta nubwo banarama. Noneho reba bibaye ku mudugudu umwe. Abantu 7 bose kubabura ni ikibazo kinakomeye.
hari n'abagaragaza ko ari igihombo ku itorero uretse no kuba ari ku muryango ati n'igihombo ku itorero. Ku itorero abaturanyi abavandimwe n'igihombo pe, yari umugabo uca bugufi unafasha ku buryo bugaragara, ntago yakunyuragaho no ku nzira atagutwaye. Ntawe uri umumama urumva ubabare bw'iriya muntu usigaye wenyine wowe ntawe ukurikije kuzi bimera. Uriya mumama uretse Imana yo mu ijuru yonyine izamuha gukomera, nawe ubundi kubw'umwana w'umuntu nta muntu wabasha no kumukomveka ku buryo yabasha no kwakira. Twebwe turumva ubwo bubabare, umuntu abaye incike abaye n'umupfakazi, ibintu bibiri icyarimwe nta wabasha kubyakira. No kuvuga iyo nkuru natwe biri kudukomerera. Tugaruke muri rusange ku bikorwa byamuranze nk'abaturage be, muzahora mumwibukiraho n'ibiki? Yari umubyeyi, yari inshuti, yari umuvandimwe, byose mbese nta muntu yirengagizaga. Bavuze amateka ye, ariko noneho twebwe tuvuze twese byaba ari birebire. Yasohokaga mu gipangu cye, nanjye nasohoka akambwira se kuzindutse natasi ko watashe bwije. Icyo kintu nk'icyo mbese yari umuntu nubwo atabonekaga, umwanya we ni mukeya bitewe n'akazi, ariko yatwitagaho. Nabonaga ko yita ku bavandimwe n'inshuti. None reba twebwe turaturanye, turamaze imyaka mike hano twaje tubasanga hano, ariko yatwitagaho. Tugaruke mu gusenga rero, ngo yakundaga gusenga? Ntago dusengera mu itorero rimwe, kuko njyewe nsengera muri Eglise Catholique, bo bakaba ari Abadiventiste. Wabaga wamutumiye ku munsi w'isabato akavuga njyewe simpari ngiye gusenga. Ndavuga gusenga ni byiza kandi mudusengere. Yasengaga cyane, nawe urabibona ibyabaye hano. Jiya yageze, abaririmbyi bageze, yasengaga neza pe. Tugaruke ku bana be, hari mubanye mute nabo? Bana banjye bari inshuti zanjye, by'umwihariko imfura ye twaganiraga mu Gifaransa. Nigeze mpagera ahubwo aratangara, se ko ndi kumva uri kumva ibintu biri muri televiziyo nawe uzi Agafaransa? Ndavuga nicyo nurwo rurimi nizemo, ni narwo rurimi sobanukiwe cyane. Turavugana turaganira, umwana wahita nkunda cyane imfura ye, uriya muhungu. Uriya ni imfura ye, afite imyaka ingahe cyangwa se ari mu kigero cy'imyaka ingahe? Dore kandi ushobora kuba utazi n'imyaka ye. Ntayo nzi, cyo bikora ngereranyije ni nka 12. Nk'abaturanyi turagenda mukimara kumva iriya nkuru mwarasenze? Ni ugusenga n'ubundi ukamusabira ku Mana ikamwakira. N'ubundi Marite yagiye ari imfura, noneho by'umwihariko Imana yamusaruye, noneho avuye no gusenga. Ni byiza cyane pe. Bivuze ko yari amaze kwezwa? Yari amaze kwezwa. Umuntu wari uvuye mu isabato ako kanya agapfa, ni ukuri Nyagasani yarakoze yamusaruye iyo saha, sibyo? Buriya yupfuye umaze gusenga ni n'ibintu byiza cyane, kuko ntago uba wakandujwe n'ibiri muri iyi si. Hari n'abavuga ko wahirwa bapfa bapfira mu mwami. Yapfiriye mu mwami, yapfiriye mu mwami, byo ndanabyemera. Kandi Nyagasani namwakire, nzakomeza kumusabira. Kubyakira biragoye, kugira ngo umuntu wumve inkuru yose umuryango wose urarimbutse. Ujya kubyakira nawe byakubayeho byafata igihe kirekire. Gusa ni Imana yonyine yakomeza kwihanganisha uriya mudamu usigaye, kugira ngo uba umaze kubyara kabiri gatatu n'umutware wawe wose bagenda icyarimwe kubyakira. Uriya mubyeyi usigaye afite ikibazo gikomeye, ni ukumuba hafi. Mu by'ukuri muri uyu mudugudu wa Kabarora benshi bakunze kwita Inyarutarama, ni umwe mu midugudu igize akagari ka Rugerero muri uyu murenge wa Rugerero. Ku byo bavuga ku buhamya bwa Marite,
namwe niba mugeze hano mwabyumvise, yari umuntu wakunda gusenga gukorera Imana kandi agafasha abagufi, abakene ko bakunze kwita abakene. Mu by'ukuri ntabwo twabubona ibyo twamuvugaho ni byinshi kuko ibyamuranze ni ibikorwa by'ubutwari gusa. Asinzire ng'indwari, Imana imuhure kuko ridashira n'umuryango kandi ikomeze kwihanganisha umudamu usigaye. Bavuga ko abeza bataramba bakabishingira ku buzima budasanzwe yari abayemo, aho yafashaga buri umwe wese, ababyeyi bamwiyambaza ngo nijoro akabajyana ku bitaro. Bimeze ute kuko namwe niko mwari musanzwe mu Imana yaduhanze ikaturema niyo ibizi iherezo ry'umuntu, kuko nawe iyo uhinze imyaka ugatera niwe ugena igihe cyo kuja gusarura. Ibyo rero ni imyumvire y'abantu, ariko Imana ntabwo ikora nk'abantu. Ubusanzwe ubuzima bwe hano muri karitsiye yarabanye ate n'abaturanyi? Nawe urabona imbaga nyamwinshi yahuruye ije kumutabara, ni ibigaragaza ko yari afite imibanire myiza n'abantu. By'umwihariko yakundaga gusenga, agafasha abababaye, abagufi, iki byose nk'uko nawe bakubwiye ko yajaga gutabara haba ku manywa cyangwa nijoro. Ntabwo yigandaga, muri rusange yarangwaga n'ibikorwa by'ubutwari. Abavuga ko abeza bataramba nabo bemeranwa nabo? Ni imyumvire y'umuntu, ariko muri rusange Imana niye igena, kuko Imana ikora uko ishaka. Tugaruke ikimanuka ikimara kuba ni nk'abaturage, amakuru mwayakibutse kubyakira byaraboroheye? Urumva nawe ariho ntabwo byakorohera, byabigoye kuko impanuka yabaye mu mpera z'uku kwezi gusize kwa kabiri kuri 28 ari ku isabato avuye gusenga mu mujyi. Yari yajyanye n'abana be uko ari batatu, nawe n'umukobwa babanaga mu rugo. Nuko mugiye twumva ngo impanuka yaturukaga, yari ifite purake y'inyakenya ikontineri, ngo niyo yabagwiriyeho hafi no ku bitaro. Yari umuntu mwiza cyane, mbese yari umuntu wicisha bugufi no mu bantu bose. Wagiraga ikibazo uri umuturanyi we akumva ko yakuba hafi. Nawe ikintu utazamwibagira? Ikintu ntamwibagirirwaho, kuwa gatanu yageze hano ari mu modoka, aricaye mu modoka. Kuwa gatanu yanyuze aha, umugore n'umwana we bamaze gutambuka, arambwira ati mere amakuru yawe? Ndavuga ni meza. None se kuri hano? Ndavuga ati nenda kujya mu kazi, nenda kurobanura ibishyimbo. Arangije arambwira ati none usigara amahoro, ariko kuwa gatanu ngo mu masaha 8. Ariko ikintu namwibagirirwaho nuko nari mfite umwana afunzwe, ampa 5,000 ngo ngure umwana wanjye ifu y'igikoma. Ikindi gengira ubukwe ameza amafaranga 6,000, arambwira ati rero sinabonetse, ariko bino 6 bifate wenda urabigura n'umunyu. Icyo kintu rero sinakibagirwa, kandi n'abana bacu iyo babaga bashonje bajyaga kurya, bano bana batoya. Ubwo rero ntago nzakimwibagirirwaho, kuko yari umuntu w'umuturanyi rwose wicisha bugufi. Imana imuhe uruhuko ridashira, kandi ni ukuri mwakire mu bayo, ko ndiyerekanaga ko ari umukire, ko yabanaga n'uwo ari we wese. Imana imwakire rero. Yari imfura pe. Ikimuvuga ko yari imfura? Impamvu yari imfura nuko wagiraga ikibazo ukabona ibyo arimo arabiretaje kukureba, akakubaza uko bimeze. Kuko hari naho byaga bikeneye ubufasha akabutanga cyangwa ubushobozi. Hari aho wageraga ubufasha bwaba buke akabuguhereza, akagufasha, akakunganira, mbese akakuba hafi nk'umuturanyi. Ibyo rero bigatuma bamwe bagaragaza ko buriya ngo abeza bataramba. Abeza mbese gusa Imana nayo yamwisubije, kuko nayo yari ishaka kugira ngo nayo imutware, wenda atazandura no kuri iyi si. Nkanjye muturanyi we nabonye ko ibyabaye ari Imana yabikoze kugira ngo atazandurira kuri iyi si. Tugaruke rero ku muryango, kubura abantu, cyane cyane kuri mu mama, kuri umugabo, kuri abana. Uriya mu mama njye ndi kumuranga nkumva mfite agahinda, mbese niwe uri kuntera agahinda, ngavuga ati niyo hasigara umwana muto wenda akamufata mu mugongo akagera amuheka. Ariko ku bwa uriya mu mama, uretse Imana yamufasha ikanamukomeza, naho ubundi yahangayitse cyane, birarenze kandi birakwiye. Nta wundi mwana yasize? Nta n'umwe. Umwana wonkaga nawe yapfanye na base. Tugaruke rero nk'abaturanyi be,
cyane cyane bwa buzima bundi arabavuga ko ngo yajyaga ajyana abantu ku bitaro abamama. hano twe duturanye nawe wabaga ufite ikibazo umwana we yarwara nijoro ukirukangira ukamubyutsa akaza akamujyana. Mbese yari umuturanyi wacu wa hafi, yari umuvandimwe, kuko uretse no kumukenera wenda n'ubwo bufasha bw'imodoka n'ibyo kurya ntawe yimaga, ari umukene abajyaga bose yabahaga. Njyewe nitwaye no mu Kanduri nkaba nsengera muri DPR. Tugareko rero kuri Marite mwari mubanye muti? Marite yari umuntu mwiza abana n'umutware w'iwanje. Noneho hari igihe nagize ikibazo ntari namumenya neza, ubwo ndamanuka ngeze hariya ku murenge nsanga ariho ari n'imodoka mfite umubyeyi ugiye kubyara. Ubwo ahita nshira mu modoka njyewe nta nari muzi uretse uwo mugabo niwe wari umuzi wanjye, aranjana angeze Gisenyi. Ubwo rero namubonyeho ubupfura, mubonaho umuntu w'Imana, ni inyangamugayo, agiye ari inyangamugayo, agiye ari umuntu mwiza. Mbese icyo kintu nanjye nicyo nahereho ndi kwibutsa Imana ngo imwakire mu ijuru ryayo. Nuko nibyo nabonye. Naho ubona ko ijuru yaritashye cyane rwose, kubera ko yari imfura ikarabye. Yari umuntu rwose nta kintu na kimwe wakumva hari umuntu ufite icyo amuvugaho, kandi nanjye narabyiboneye. Nikuze ngo ijuru yararikoreye rero. Yararikoreye, yararikoreye rwose. Ubwo nk'abemera turavuga ngo Imana imuhimbye ijuru ryayo. Ni ukuri, niyo mpamvu Imana yanamujyanye bwangu kugira ngo atiyanduza mu by'isi, nuko nyine iramucura. Bavuga ko rero ubwo ngo abeza bataramba. Ntabwo baramba, kubera ko Imana irareba igasanga naguma mu isi aziyanduza akazabura ubugingo, igahita imucura kugira ngo imuhe ubugingo yakoreye. Niyo mpamvu mama kwakira inkuru y'akababaro, umugabo, abana abo bari kumwe bagendeye rimwe, nk'abaturage nk'abantu mwari mumuzi nk'imfura ikarabye, mwabyakiye muti? Mbese nyine usibye ko nta kundi kuntu wabigenza, ariko kubyakira mbese biratugoye. Usibye nyine nk'abantu basenze bo baba bafite inyigisho zigomba kutwigisha ko tutagomba kurira, kuko ngo iyo turize dutuma agenda nabi. Ubu rero bisaba kugira ngo twihangane, nuko nyine nta kundi twabigenza. Uriya mubyeyi wasigaye ari incike kandi yari aho ngaho afite umugabo afite n'abana, ariko akaba yapfakaye akaba ari incike, murabona bidakomeye? Ntabwo byoroshye, uretse Imana yo mu ijuru ariyo itanga imbaraga. Mbese niyo duhanze amaso kugira ngo izagire uko imigenzi mukomeze mwambike imbaraga, kuko ariyo ishoboye byose. Marite yabanaga na buri wese, ntabwo yagiraga ngo uyu ni umukire uyu ni umukene. Abantu bose yabanaga nabo gipfura butware, kuko ntawazaga afite ikibazo ngo nakimutura acirengagize. Uwo ari we wese atitaye ngo hari isano bafitanye. Bamwe bati atabarutse gitware. Bimeze ute? Niko bimeze. Wabivuze ntiyabesha, atabarutse gitware kuko agiye ari inshuti ya buri wese. Abavuga ko ngo abeza ngo bataramba, nawe uri kubibona? None se ubundi bararamba? Oya, iyo umuntu agiye mu murima agasanga ibyeze nibyo asarura. Ati niyo ugiye gusaruhera ku byiza. Ku byiza nyine niko bimeze, ntabwo waca ikigori kibura kureba icyeza. Ubwo mukabihuza gute n'iyobokamana? Iyo tubihuje n'iyobokamana, none se ubundi mu iyobokamana y'umuntu, ubundi tujya dusanga abeza Imana yaragiye nayo ibasarura mu gihe cyabo kugira ngo hatazagira ikibakura mu nzira. Hari n'abo twaganiye nabo bati buriya isi twese tubaye beza nka Marite, ati Imana yaza ikarangiza isina n'ubundi. Buriya yo Imana ifite gahunda, Imana ifite gahunda yayo y'igihe isi yayitangirije n'igihe izayisozereza. Ariko mama tugaruke kuri iyi nkuru mukiyumva,
mwabyakiriye gute nk'abantu muzi igikuba nticyacitse? Mbese wowe iyo wibaza nko mu itorero yasengeragamo, wowe uri umuntu wari ufite abana niyo baba ari 1000 ukabona barindwi bagendeye rimwe, wowe wakumva umeze ute? Umwe aragushavuza, noneho tekereza wicara ubona umuryango wose ugendeye mu segonda imwe. Ariko se ubundi nkamwe musanzwe muzi n'umuryango ubundi ni ukuvuga ngo umuryango we wose hasigaye umugore asigaye wenyine, ahagaze wenyine, umugore umugore mu nzu ye niwe usigayemo, uretse ko hari baramubena baramukazi, ariko umugore niwe usigaye. mama ibi bintu kubyakira uri nk'umugore byoroshye? So urumva byoroshye? Uretse Imana yamufasha wenda akaba n'abantu bamuba bugufi, urumva byoroshye? Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Bisaba ko ntabwo byoroshye, bisaba kumuba hafi. Imana niyo bwa mbere yamufata, n'abantu tukamuba hafi.